Yari umugabo w'umuhinzi w'umunyamurava cyane, yashoboraga guhinga umurima munini cyane mu masaha make kandi agahinga adasiba. Buri uko yajyanaga n'umugore we mu murima batahaga bashwanye, batongana cyane, bavugana nabi cyane. Umugabo azize umugore we ko ari umunebwe ahinga gahoro. Umunsi umwe bazindukira mu murima bombi. Umugabo ati, iteka iyo twazanye mu murima rwose njye birambihira rwose, uri umunebwe uhinga gahoro, nanjye ugera aho ngaho rwose ukantera ubunebwe, ntabwo uzi gukora wa mugore we. Uyu mugore yarababaye cyane, aya magambo aramurakaza bikomeye. Abwira umugabo ati, reka nkwisabire ikintu kimwe. Umugabo nawe ati, mbwira rwose ndakumva. Umugore ati, umunsi umwe njye nawe reka tuzagurane, njyewe nze mu murima nkora ibyo ukora, nawe wirirwe mu rugo ukora akazi kose nkora. Umugabo yabyikirije vuba cyane ati, cyane rwose, mu rugo se mwirwa mukora iki mu by'ukuri? Ariko wa kabiri mu gitondo nk'uko bari babisezeranye, umugore arizinduka, azindukana isuka n'umuhoro, yigira mu murima. Umugabo nawe ubwo yagombaga gusigara mu rugo akora akazi ko mu rugo, akazi umugore akora iyo yiriwe mu rugo. Umugabo yarabyutse nawe atangira akazi ko mu rugo nk'ibisanzwe, abyutsa abana ngo bitegure bajye ku ishuri. Abana barabyuka baritegura. Isaka ageze ati, ko mutitegura ngo mujye ku ishuri habaye iki? Abana bagombaga kujya ku ishuri. Umwe aratangira ati, njye nabuze iniforume yanjye. Undi nawe ati, njye nabuze isogisi njyewe. Undi nawe ati, ishati yanjye yacitse ibipesi, ubu ngubu ntabwo mbasha kuyifunga. Ise byaramurakaje cyane ati, ibyo byose se mubimenye muri iki gitondo? Ntabwo mwaraye muzi yuko mugomba kubyuka mujya ku ishuri? Umugabo bitangira kumucanga, afata ishati atangira guteraho ibipesu kugira ngo wa mwana abone icyo ajya ku ishuri yambaye. Ntabwo ari we wose abo bana bavuye mu rugo bagiye ku ishuri. Abana bamaze kujya ku ishuri, umugabo yagombaga guhita atangira gutunganya mu nzu. Aratangira arakoropa, arakubura, asohora ibyombo bitagira ingano birimo amasafuriya yatetswemo ubugari, ibindi bitumbitse. Umugabo arabireba abona ntabwo ari buze kubirangiza. Yibutse yuko kandi agomba kugira vuba vuba akajya guhaga atekera abana bakaza kuva ku ishuri byahiye. Nibwo yafashe amasahani atangira kuyoza, kandi ubwo ngubwo ari n'akacunganwa n'amasaha. Uyu mugabo yashakaga gukora buri kimwe cyose, ibishoboka byose ngo yemeze umugore we yuko iyo yiriwe mu rugo ntacyo abakora. Imirimo yo mu rugo ngo ntabwo ivunanye cyane nk'iyo mu murima. Yumvaga ashaka yuko umugore wari buze gusanga ibintu byose biri ku murongo, akora iyo bwabaga. Umugabo yogeje ibyombo vuba vuba na bwangu, ajya ku isoko guhaha. Ageze yabura icyo ahaha, ati se uboneye ko umuceri mpaha ibirayi nteka igitoki se? Ati wereko igitoki nubwo nyikunda bwose, kugitonora ntabwo nabyiviramo. Arataha arateka, amaze guterekaho noneho yinjiye mu cyumba, ahasanga imyenda itagira ingano nayo igomba gufurwa. Bari boroye inkoko, nazo yagombaga kuzishakira ibyo zirya. Mu gihe arimo kugaburira inkoko, yumva ibyo atetse birashiririye, asanga umuceri washiririye cyane ndetse unashiririye udahiye. Amasaha y'abanyeshuri nabo yo gutaha yari agiye kugera. Muri ako kanya yataye umutwe. Umugabo ibyo mu rugo bimaze kumuzengereza neza, afata iminota nk'ibiri atekereza icyo yakora. Nibwo yagiye mu murima wari utari kure cyane y'aho bari batuye, asanga umugore w'akazi akamereye nabi ageze kurahinga. Mu ijwi rituje rica bugufi abwira umugore we ati, ndakwinginze ngwino umfashe, mu rugo byanyobeye kandi abantu bagiye gutaha bitarashye, ni ukuri mbabarira uzumfashe. Umugore we yarasetse cyane ati, njyewe rwose ngeze kure ndema ibihuru, ahubwo nari ngize ngo uje kumbwira ko bihiye ngo nzinike mbone gukomeza. Umugabo ati, ntabwo nshaka yuko twongera guterana amagambo, ntabwo nshaka yuko twongera kuvugana nabi, nta na rimwe nzongera kukwita umunebwe ukundi, kuko nanjye nasanze abagore murimo abakozi bakomeye cyane. Akazi ko mu rugo nagerageje kugakora, ariko biranze ngwino umfashe. Umugore abonye guca bugufi k'umugabo we, yaraje atangira kumufasha bakwakwanya vuba vuba ngo barebe ko abana bava ku ishuri bagasanga hari icyo kurya. Umugabo atekerezaga yuko umugore we yirirwa mu rugo yicaye gusa. Kuva ubwo ntabwo yongeye gusuzugura umugore we ukundi no kumwita umunebwe. Inkuru yigisha kuba umugore wawe atarabona akazi akaba yirirwa aho ngaho yicaye, ntabwo bivuze yuko yirirwa yicaye cyangwa se aryamye gusa. Iyo usanze inzu burya ikorobye, imbuga ikubuye, imyenda yawe n'iy'abana bawe bifuze, ibiryo byahiye, nta mukozi mugira, ibyo byose ntabwo biba byikoze, niwe uba wabikoze. Umugore abyutsa abana mu gitondo akabategura ngo bajye ku ishuri, akabakoresha umukoro nijoro kugira ngo baryame. Hanyuma ukabona imyenda ifuze. Iyo myenda ntabwo iba yifuze. Akazi ko mu rugo nako ubwako karavuna. Iki rero nicyo abagabo benshi cyane batabasha gusobanukirwa, akumva yuko kuba umugore we yirirwa mu rugo ari uko aba ari imburamukoro. Kuba umugore wawe adashoboye gukora indi mirimo y'ingufu cyane ntabwo bivuze yuko ari umunebwe. Abagore nabo burya hari ibyo bakora abagabo nabo batabasha gukora, kandi abagabo nabo hari ibyo bakora abagore batabasha
yashobora, ntiwongera kumva umugore wawe ataka umunaniro kandi ubizi neza yuko nta kazi yagiyeho yiriwe yicaye aho. Ntukumve yuko ari ibyo yigira burya aba ananiwe, kuko nawe aba yakoze kandi cyane. Buri wese akwiye kubahira mugenzi we icyo ashoboye gukora.